ariko ndagira ngo ngire icyo nibwirira abagiye gukora ikizami cya leta abari mu bana, ndagira ngo babwire ko ibizami mugiye gukora ntabwo ari guhitamo ibisubizo. Murabyumva neza? Turabasuhuje aho muherereye hose, mukomeze kugubwa neza nshuti zacu dukunda. Nyagasani akomeze abahazi ibyiza kandi murambire kubona ibyiza. Aka kanya rero NESA itangaje inama nziza ku banyeshuri bitegura ibizamini bya leta. NESA igaragaje inama nziza ku banyeshuri bitegura ibizamini bya leta. Mwabyiyumviye, ntabwo ibizamini ari uguhitamo ibisubizo gusa, kuko hari abanyeshuri biraye cyane ubwo hari hashize igihe berekwa uko gahunda y'ibizamini bya leta izakorwa, bakora ibizamini mock bibateguza uko ibizamini bizaba biteye bisoza umwaka w'amashuri wa 2024 ndetse na 2025. Aka kanya rero abanyeshuri bareke kwirara, ahubwo bakomeze bige kandi bige neza amasomo yabo biga. Ntabwo ibizamini bizaba ari uguhitamo ibisubizo gusa, oya, ntabwo ari byo rwose, ahubwo ibizamini ni ugukora. Noneho wamara gukora bazaba baguhaye ibisubizo bitandukanye, harimo igisubizo cy'ukuri ariko ibindi nyamara atari ibisubizo by'ukuri. Inama nziza rero ni ugukora ibizamini nk'uko usanzwe ukora, noneho ukareba ko igisubizo cyawe kiri muri bya bisubizo. Wabona igisubizo cyawe ubonye kiri muri bya bisubizo, ubwo ngubwo ugahita uhitamo icyo gisubizo cy'ukuri ubonye. Aka kanya rero reka tubagezeho inama nziza. Banyeshuri beza mwitegura ikizamini gisoza umwaka w'amashuri wa 2024 ndetse na 2025, dore inama nziza 10 zagufasha cyangwa se zabafasha gutsinda neza ibizamini bya leta. Ngira ngo babyeyi mufite abana biga mu mashuri yaba abanza ndetse n'ayisumbuye, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo niba wowe ubashe kumva izi nama 10 zafasha umunyeshuri gutsinda, ngira ngo nawe niba ufite umunyeshuri rwose umusangize ino video uze kuyimwumvisha akurikirane neza inama zazamufasha gutsinda ibizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2024 ndetse 2025. Nawe iyi video nuyibona uyisharinge mu magroupe agiye atandukanye. Hariho abanyeshuri benshi bamaze kwirara ngo nuguhitamo ibisubizo, ngo bazajya babihitamo uko biboneye. Ntago ari uko biboneye, oya, ibizamini bizakorwa ariko kandi bazajya babaha ibisubizo noneho mu bisubizo babahaye bashyiremo ibitari byo, bashyiremo ikiri cyo kimwe. Ni bya bizamini rero bizwiho nko kuba bimenyereye cyane bita ngo ni multiple choice. Multiple choice baguha ikizamini ukajya uhitamo igisubizo cy'ukuri, ariko baguha ibisubizo byinshi bitari iby'ukuri bagashyiramo kimwe cy'ukuri, kugira ngo rero bajijishe umwana bakamubwira ngo hitamo igisubizo cy'ukuri, cyangwa se ugasanga hari aho bakubwira ngo hitamo ibisubizo byose nibyo. Icyo rero bigusaba ni ukubanza ugategura neza ibizamini byawe, noneho warangiza ikizamini ugiye gukora nawe ukabanza ugakora, ukareba neza koko niba icyo gisubizo ugiye guhitamo bijyanye cyangwa se ari ukuri. Dore rero inama 10 nziza zagufasha gutsinda ikizamini cya leta. Inama ya mbere, tegura neza gahunda y'amasomo. Gutegura gahunda y'amasomo biri mu bintu bizagufasha rwose kubona amanota menshi kandi ukagira umusaruro mu gihe kingana n'umwaka wose umaze wiga. Gutegura gahunda y'amasomo, ngira ngo ibingibi abanyeshuri bareta babyumva cyane. Ni timetable yawe igaragaza uko urimo wiga. Timetable yawe ku giti cyawe witeguriye bitewe n'umwanya ufite cyangwa se ubona mu kwiga. Inama ya kabiri, soma neza wumva ibyo wiga. Soma neza wumva ibyo wiga. Ntago ari bya bindi byo gupfa gusoma gusa uhurutura, gerageza usome neza wumva ibyo wiga cyangwa se ibyo abarezi bawe, abarimu bawe bakwigishije. Inama ya gatatu, saba ubufasha aho wumva utumva neza. Saba ubufasha aho utumva neza. Inama ya gatatu ni ugusaba ubufasha aho utumva neza. Yaba ari umubyeyi wawe se, yaba ari umurezi wawe mubana buri munsi ku ishuri, yaba ari uwagutanze kurangiza se icyo cyiciro urimo,
ngira ngo gusobanuza cyangwa se kubaza aho utumva biri mu bintu bizagufasha kubona umusaruro mwiza rwose, nyuma uzabona umusaruro mwiza. Inama ya 4, kora imyitozo, kora imyitozo rwose, kora imyitozo, kora imyitozo ihagije, kora imyitozo ihagije, gukora imyitozo ihagije, gukora imyitozo ihagije, ariko cyane cyane mu bizamini byabanje. Gukora imyitozo ihagije cyane cyane ku bizamini byabanje. Ngira ngo hari ibizamini mugenda mukora mu mashuri yanyu mwigamo, hari n'ibizamini biba byarakozwe noneho bya leta ku bantu basoza icyiciro rusange tronkome, cyangwa se ku bantu basoza umwaka w'amashuri abanza, umwaka wa 6, cyangwa se abasoza umwaka w'amashuri yisumbuye wa 6 senior 6. Ngira ngo hari ibizamini biba byarabanje uwo mwaka ugiye gukoramo ibizamini. Byiza, kora imyitozo kuri ibyo bizamini byakozwe, ukora imyitozo ndetse no ku bizamini mwagiye mukora mu ishuri rwose, gahunda iba ari imwe, bimwe mwakoze bigenda bigaruka. Inama ya 5, inama ya 5, irinde gusubira inyuma mu myigire, irinde gusubira inyuma mu myigire, ahubwo utera imbere rwose, ugaragaze ko ufite intego nziza kandi yo kuzana amanota menshi kandi meza. Inama ya 6, komeza kwita ku buzima bwawe neza, cyangwa se gukomeza kwita ku buzima bwawe neza bivuze ko ugomba gufata igihe cyo kuruhuka, cyangwa se agahe ko kuruhuka. Ntago bivuze ngo soma kuva mu gitondo ugeze nijoro urara usoma, oya, iga ariko kuriya wihaye ingine timetable, kurya wihaye timetable noneho ugerageze kuyikurikiza, ushyiramo n'ikiruhuko naho uzajya ufata akaruhuko kugira ngo bya bindi wize birushaho kwinjira neza mu bwonko, urushaho kubifata. Inama ya 7, kwirinda ibintu rwose bigutwara igihe, kwirinda ibintu bigutwara igihe. Hari igihe usanga umwana afite ikizamini cya leta, cyangwa se ari kwitegura ibizamini bisoza umwaka w'amashuri yigamo uwo ari wo wose, ariko ugasanga yabonye umwanya wo kujya gukina hirya no hino, nabwo igihe kirenze cyane icyateganyijwe, cyangwa se yihaye kuri timetable ye, ugasanga yahaye ibintu byatuma atakaza igihe cye atarimo yiga. Ngira ngo ugomba gukora ibintu bitagutakariza igihe, ahubwo ugakora ibintu rwose bituma urushaho gukomeza amasomo yawe ndetse no gutegura cya kizamini cyawe uri kwitegura. Inama ya 8 rero ni ugukora isubiramo ry'amasomo mu matsinda, gukora isubiramo ry'amasomo mu matsinda. Ngira ngo aha naho ni sawa, mushobora gukora groupe mu gihe muri kwitegura ikizamini, mugasobanurirana, mukongera mugasubiraniramo amasomo mwagiye mwiga, nabyo bishobora gufasha abana gukorera hamwe mu matsinda. Ngira ngo iyi gahunda ya CBC ituma abana barushaho rwose gukorana, bagakorera hamwe kugira ngo bahuze imbaraga zabo ndetse n'ama ideas yabo, kugira ngo barusheho gutsinda neza amasomo bitegura gukora, cyangwa se ibibazo, cyangwa se ibizamini bitegura gukora. Inama ya 9 rero, itegure neza umunsi w'ibizamini, cyangwa se tegura neza umunsi w'ibizamini. Ngira ngo umunsi w'ibizamini niba wegereje rwose, ugomba kwirinda akajagara kariko kose katuma wakwibagirwa ya masomo umaze iminsi wigishwa, cyangwa se nawe ubwawe wiyigisha, dore ko iyo ibizamini byegereje ugomba gushyiraho akawe, kuko ubu rwose abarimu babigisha gahunda y'amasomo bagombaga kubigisha, abenshi barayirangije, abandi nabo barimo barayirangiza. Nta minsi 2 ishira batarangije gahunda yawe, cyangwa se 5, ubwo ubundi hagakurikiraho ya gahunda yawe yo kwiyigisha ubwawe. Inama ya 10 ari nayo ya nyuma, izera ubushobozi bwawe wihagararaho, izera ubushobozi bwawe wihagararaho, wirinda kugira ubwoba ubwo ari bwo bwose. Hari abanyeshuri bagera mu kizamini cya leta ugasanga bagize ubwoba, batitiye, babize ibyuya, barafata ikaramu bidakunda. Niyo mpamvu babanje kubateguza rwose gahunda y'uko ibizamini izaba iteye. Irinda ubwoba ubwo ari bwo bwose mu kizamini cya leta, wihagarareho, wizere kandi wemere ubushobozi bwawe,
ikindi rwose ugerageze kwiragiza Imana. Kwiragiza Imana nabyo byirukana imyuka mibi y'abadayimoni, b'abadayimoni bateza ubwoba umwana ageze mu kizamini cya leta. Iyo rwose wasenze Imana barahunga bakajya kure yawe, ubundi nawe umusaruro ukazawubona, ukazagira umumaro mwiza, ukawugirira wowe ubwawe, ukawugira ababyeyi bawe ndetse n'igihugu. Bakunzi ba Good TV Rwanda, izi zari inama 10 zafasha umunyeshuri witegura ibizamini bya leta kuzabitsinda neza. Iyi video rwose wakoze kuyireba ukayirangiza, yisharinge mu magurupe, uyisharinge inshuti zawe kugira ngo izi nama zizafashe abana gutsinda neza ibizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2024 2025. Turabakunda cyane mwamfuramye, mugubwe neza.